kurwana n'ibintu byerecyanye nyine no kwiyubaka. Uyu muniga ngo ni Kasuku, mani muze kunyihanganira nyine tu. Uyu muniga nyine ngo ni Kasuku, ngera ari mu bantu nyine nshobora kuba narabonaga nk'abantu badanje nyine nakubufasha ngewe nyine ndimo ndarwana nabyo. So ubwo ngubwo twabaga turi guhamagara abantu benshi cyane nyine tubabwira ngo badufashe nyine turebe ko twakwiyubaka, tuza gutelefona Kasuku. So mu gutelefona Kasuku twaramubwiye ati twebwe dukora urwenya tuba Kabuye, icyo gihe twabaga Kabuye ku ruganda rw'isukari. Ubwo turangije turamubwira ati wowe sinzi niba waduha interview, ubwo yari afite yitwa Kasuku Media yari imeze neza. Ubwo turamubwira ati wowe ngwino dufashe. So muniga ntiyatugoye, yateze imodoka ye, arangije fashe imodoka icyo gihe yazanye n'umunyamakuru bita Robert Makena akora kuri RBA. So bicara ahantu bagwa inzoga nyinshi byatari, icyo gihe ndabyibuka ni nanjye wazishyuye. So dukoresha ikiganiro cy'amabwa agitereka kuri YouTube, ye sinzi niba kikinariho. So ubwo ngubwo akishoje turavuga ati tumuntu muniga nta kintu atubajije, tugiye kumva twumva aratubwiye ngo dore naje kubareba, ngo none niba naje kubareba ngo ngewe ngo nimumfashe, ngo nako ngo nimumpe ngagatike ngo ngure ka essence. Shaman mu bukene twari dufite twari kokoye, ubwo twabaga turi abantu batatu mani, tuba nko mu icyumba kimwe mani, turi nk'abantu nka batatu man, turi gukora mu 10,000 man, mu buzima bwadanje bubabaje. Tuvuga ati ibyo ntaribi, n'ubundi ngibi bintu nyine ngo bisaba imbaraga zatari ngo bishorama gatuza kenshi cyane. So sinzi ukuntu nyine namaze kubona nshoye umutwe, nzamuye umutwe. Nono sinzi umunyamakuru wigeze kumbaza ikibazo, nkarambaza ati se mwuru rugendo rwawe niba taremi ashobora kuba ari nk'umuntu wari ukimbajije ndi kuri live ya Instagram cyangwa TikTok hafi aho ngaho, ati se mwuru rugendo rwawe rwo kuba warwana n'ubwamamare na comedy nuwe muntu ushimira? Shange navuze ati nge nta muntu n'umwe nshimira, ibyo ngomba kuba naragezeho jewe narwanye nabyo paka mbigezeho. Ubwo ngubwo sinzi uwazamuye ngo Kasuku urabizi abantu baba bashaka kuhashya batama abantu gutya, batamo nyine bajya ngo wumve ukuntu nyine wisubiriza nyine abantu ba showbiz namwe murabazi. So nge ndamubwira ati nge Kasuku ngewe buriya nubwo mubona kuri nawe yanyatse amafaranga, nubwo yaje ntiyaje kuko akunze game, nge yanyatse amafaranga. Ubwo ngubwo ibyo bintu yabitaye mu gutwi, guhera ubwo ngubwo atajya gufata ama screenshot akayashyira kuri ku mbuga zakoresha sinjya nzimenya, akavuga ngo man iki kintu ngo cy'urutwe runini ngo kino ngo gifite umutwe ngo umeze nk'umutanga, ibyo nta kintu bimbwiye kuko mfite umutwe munini nanjye ndabizi. Ako man akarenzaho amagambo ngo jenga iki cyana ngo nzabanza ngo ujye gusura mere wacyo, ngo nindangiza ngo musambanye, ngo ikibazo ngo nuko ngo nasanze ngo mere wacyo ngo nawe ari mubi ngo sinakandaho. Nyine ni mwizo context ariko amagambo avuga nyine namwe murayazi. Gusa nje nyine ko nyine je nkubite kwa baravuga ngo niko showbiz ikorwa man, nje nkabyihangana nkavuga n'amagambo y'uyu muniga, nje nkayihanganira tu amagambo nkayihanganira, nkavuga ni bikancinyirize nje nkikorera akazi nkamwana n'ibintu byatuma ntacapa akazi kanjye. Ariko njyano byaje kumabariza umuniga, ubwo nanjye ubwo niko nakora gutuntu twutume ko kwidefanda nyine nanjye Imana yangiriye mu abantu nka 2 cyangwa 3 baramenya, ajya kuri social media zanjye nkavuga ni ngewe umuntu ugenda akavuga ngo azarongora ngo mere ngo agasanga ni mubi, umuntu wirirwa higira avuga ngo abantu ngo iyo barenze umurongo utukura ngo muri showbiz ngo barabazimya ngo azamuzimya. Ubwo nanjye ibyo bintu yarabimbwiye, ndavuga ndi simana umuntu uruhigira yuko azanzimya, ubundi ngewe umworoye mwiki. Ubwo nyine nanjye nk'umukomediye nazanye content nita guhamba. Noneho mu kuyita guhamba navuga ni ngewe umuntu wese ungire mu nzira nikorera ibikorwa byanje kugira ngo bigende neza,
nta n'umuntu njya mpamba, nyine umuntu nakoraga yo content bita guhamba n'umuntu twabaga dufitanye ikibazo ariko muri rusange cyabaga ari cya showbiz, kuko uwo muhungu ngo ni Kasuku akivuga ibyo ngibyo jewe nabaga mvuga ati ni showbiz, yarataranarengeranye ibyo bintu nta n'ikintu byari bintwaye, kuko abamuzi ibintu avuga ntago byagutungura bivuze nyine ibyo bintu. Niyo nubwo ngubwo njyewe ndavuga nti ibi bintu njyewe numva birandenze byatari, numva birandenze, nikorera iyo content nyita guhamba. Nje kuva iyo content nayikora nayikoze ku bantu babiri. Uwa mbere nayikozeho yari umuntu bita Kamaro n'umuntu bita Skytu n'undi mukobwa bagendanaga bita Jack. Uwo bwari ubwa kabiri nyikoze kw'abo bantu. Uwa mbere nayikozeho yari Jessica nabwo yanyatatse avuga ko ngazajya mu rugo ahantu mba ngakarongora mere, ngo nawe ngagasanga ni mubi ngakabivamo nyine ibintu nk'ibyo. So ubwo ngubwo njyewe ndwana nabyo, nkora iyo content ndayidropinga, abantu batangira kuyigiraho ikibazo, ariko bakayigiraho ikibazo n'ubundi ari abantu n'ubundi basanzwe tudafitanye umubano mwiza, bakajya ahantu ngo kavuga ngo umuntu ngo ukoresha ngo ibintu ngo bita guhamba, ngo kandi ngo mw'iki gihugu ngo ibintu byabaye ngo muri 94. ndababwanya Imana je byakafite n'ibyo bintu habavuganye ntabyo nzi, je n'umuntu uzana ubwo bugoryi jewe mani. Uru ruganda mani ruri mw'imyanda, urumva uru ruganda ruri mw'imyanda, rurimo abantu bakora